inzoka barayimubonanye. Ubu jewe rero hano ndanayigendana mu isakoshi. Ibinyamakuru bigiye kuvuga Pastor bivuge. Ni Pastor Julienne Kabanda waciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga, nta kindi kiri kuvugwa, nta kindi kiri kwandikwa uretse Julienne Kabanda na Grace Room. Niba ukoresha social media ibyo ngibyo biri kuguca mu matwi buri kanya. Ubundi uyu mubyeyi ni muntu ki? Urabere yo gukizwa yari umuririmbyi uririmba mu tubari tugiye dutandukanye, ariko ibyo ntibikuraho iby'ubwiza yagiye akora kubera ko yashinze ishuri ry'abana bafite ibibazo byo mu mutwe n'ibindi bitangaza yagiye akora bigaragarira amaso y'abantu. Ndagira ngo ubane nanjye gerageze nguciremo muri makeya uyu mubyeyi Pastor Julienne Kabanda ni muntu ki. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye. Iyi ngiyi yo ni yitwa Pastor Julienne Kabanda Kabirigi nkuko nari ntangiye mbivuga. Yavutse 1980, ubu afite imyaka 45. Ni umubyeyi wavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi i Bujumbura. Ubu ni umubyeyi w'abana 4, yashakanye n'umugabo witwa Kabanda Stanley, akaba ari n'umushumba wa Jubilee Viva Assemblée. Bakaba barabyaye abana beza cyane. Mwisha abana banje ejo bari bahari, ariko hano ndahabona imfura yanjye numukurikira. Please on camera. My children were here yesterday. Today I have the first and the second born. No mupepere gutya bababone batabitiranya. Fita abakobwa beza cyane. I have beautiful girls. Yeah, oh yego nabo. Bakunze Imana, nkunda cyane, kandi nshimira Imana ko nashoboye kumenya imihamagaro yabo bakiri batoya. Njyambwira umwanzi ngo nta kintu na kimwe ufite uzakora ku bana banje, kuko narabasenge kuva bakiri mu nda, kandi nkunda uburyo murambi babwira buri umwe wese buriya azi icyo agomba gukora ku isi, kuko Imana kitubwiye. I just love you. Ngabo abana ba Julienne Kabanda yagerageje kubereka umukuru n'umukurikira, ariko nanjye nashyizeho agafoto k'abandi bana babiri bandi ngira ngo mwababonye cyane. Twihuse, urugendo rwa Julienne mu gukizwa byabaye nk'inzozi, kubera ko nkuko natangiye mbivuga yatangiye aririmba karaoke, zirandirimbo ziririmbwa mu tubari, abyina imbyino zigiye zitandukanye. Ngira ngo murimo murabyumva cyane, musanzwe mubizi karaoke icyari cyo, ku buryo bitewe n'uburyo yaririmbaga byageze aho banamwitirira Brenda Fassie. ni umuhanzi wo muri Afrika y'Epfo. Murumva urwego byari biriho, kubera ko yakundaga indirimbo ze, kandi afite na bande y'abandi bakobwa bafitanye nyine itsinda ryo kuririmba no kugenda babyina mu tubari. Avuga ko gukizwa byagizwemo uruhare n'umukozi bakoreshaga wo mu rugo. Urabizi umukozi wo mu rugo abazi amabanga yose y'abana bo muri urwo rugo arera. No kuvuga ngo Pastor Julienne yarabyukaga izo saa 9 z'ijoro akagenda, cyangwa akabona atashye izo saa 10 za mu gitondo, bikamucumuza uwo mukozi. Murumva ko yizeraga Imana. Noneho rimwe aza kuvuga ngo reka nze nkore ikintu kizatuma uyu mwana wa mabuja agarukira Imana. Nuko afata Bibiliya cyangwa Bible bitewe nuko ubyita, ayijyana mu cyumba cye, ayishyira ku gitanda. Noneho Pastor Julienne atashye asanga ya Bibiliya. Yavuze ko kuryama byamunaniye, kandi ubundi yagombaga gutaha agahita aryama nyine, kubera ko yabaga ananiwe avuye kubyina. Ariko uwo munsi uwo mukozi yari yasize iyo Bible ku gitanda cye, kuryama byaramunaniye abura ibitotsi. Muri uko kubura ibitotsi yahise afata ya Bible arayifungura, avuga ko atahisagwa ku byo yumva we yashakaga, ahubwo yaguye ku ijambo riri mu byahishuwe rivuga ngo uburyo abantu bazacirubwa imanza ku munsi w'imperuka. Iryo ngiryo ararisoma, ahita afungura ahandi ahasanga ijambo rivuga ngo kuri uwo munsi uzatoranya ihene mu ntama.
ayo magambo yombi amukora ku mutima. Muri iryo joro yarize amarira menshi asaba Imana imbabazi z'ibyo nyine yari amazemo iminsi, nk'uko twari turi kubisobanura. Ayisaba Imana imbabazi. Bukeye mu gitondo ajya ku rusengero, ari naho yahuriye n'umugabo we. Narirutse mu ibarabara bitambaza nta rusengero rw'abarokore. Baramya ngo genda gucya ku isoko ukate, sinzi ko haza hari Rwanda for Jesus, ukate uratubona agatente gato aho. Ndagenda mbona nkagezemo isengeri ifisemo akantu k'akaboko gato n'ingofero nyikuramo, igishenete kigira nk'aha ndagikuramo nshira mu mufuka mpagarara inyuma. Mbona harimo abantu batarenze 50 niba atari 60 wayoboye gahunda ngo twakira abaririmbyi, kandi nzi ko ndi umuririmbyi. Narabatanze uko nukuri aho imbere nsandahagarara imbere yabo ngo mbareba nk'abasazi. Mbona haje abakobwa bambaye uniforme twa rouge noir, je nambaye ikabutura. Pasteur mukuru ni yarahari, yari yagiye mu butumwa, hari umwungirije ariwe wabaye umugabo wanje. Muri kubyumva cyane nuko ivugabutumwa ryatangiye kuri we, arakomeza arasenga. Niba nibuka neza ku itariki 16 z'ukwa gatanu 2018 nibwo yashinze Grace Room Ministries, itorero basengeragamo ritagikora kuri uyu munota wa none. RGB yamaze guhagarika. Mbere yo guhagarara kwa Grace Room Ministries hagiye hakorwa ibitangaza bigiye bitandukanye. Bamwe bagiye bibazaho nk'abagiye batangaza ngo baje gusengera kwa Julienne bakira sida, abandi ngo bamenya kwandika. Byagiye byibazwaho cyane nk'uwasobanuye ngo yaje gusenga kwa Julienne kuko yabonye ubuhamya bw'undi mugabo wavuga ko yamenye kwandika kubera ko yagiye gusengera muri Grace Room Ministries kandi atarigeze agera mu ishuri. Banza urebe aka kantu. Ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo nagize amahirwe yo kwiga nk'abandi. Nukuri ko Imana biragoye kubona umuntu noneho umukobwa ungana nanjye ukaba utambwira ngo soma yewe n'ijambo rimwe nkaba ntabibasha. Ariko narakurikiye online numva umupapa wari kuvuga, wari gutanga ubuhamya, uri kuvuga ko yashoboye gusoma. Ndabaye ku bundi kuki ngewe ntabyizera. Nzabaho gute nazi gusoma? Ese wenda Imana niba umugisha nkabyara, nzajya nigisha abana banjye mubwira ngo sinzi no gusoma, ngo sinzi n'iki? Ndabyizera, ndasenga ku bw'amahirwe ngiye kumva numva biraje, mfata telefone ndandika message, sinabyizera. None ubundi nta nubwo wandikaga message? Ntabyo wandikaga message, ubwo ibyanjye byaruguhamagara n'unyandikiye nkamwihorera kuko sinari bubibashe kubisoma. Ugakoresha ijwi gusa? Nakoreshaga ijwi gusa, ariko nafashe telefone mu kwandika Yesu Kristo. Ariko mwamufashije gushimira Imana. Jesus. Mbega igitangaza. What a miracle. Ufata telefone uti amakuru ubona birakunze. Ubu n'inshuti zanjye dusigaye dushatinga nta kibazo. Ariko mwazamuye amaboko tugaha Imana icyubahiro. Ngayo nguko ibyo ni bimwe mu bitangaza uyu Pastor Julienne Kabanda yagiye akora, harimo kumenya gusoma kandi utarigeze ugera mu ishuri. N'abandi bagiye baza bamubwira nakize sida n'ibindi, mwagiye mubikurikirana neza 5 kuri 5 bagiye bakurikirana itorero ry'uyu muvandimwe. Mwagiye mubyumva ko bagarukaga bakamuha feedback z'ibyo basengeye ko byakunze. Ariko muri uko
gukora ibitangaza. Abantu nabo hanze ahangaha ntabwo baba bamworoheye, mwarabyumvishe haciyemo umwaka n'igice niba atari imyaka 2 bavuga ko uyu mupasiteri Julienne agendana inzoka muri bage ye. Iyo saga ngira ngo warayumvishe ku buryo yaje no kubasubiza mu itorero hagati, umva uko yabasubije. Byavuze bande inzoka barayimubonanye. Ubu jewe rero hano ndanayigendana mu isakoshi. Buriya niyo mpamvu nafashijwe pastor. Umuntu yabwiye undi ngo Pastor Julien uzagende musi y'intebe abakicariye no mu isakoshi kaba karimo. Niyo mpamvu asengera indwara zikagira gute zigakira. So abakristo hano go bakemera ko imbaraga z'Imana zigira gute zikora. Pastor Christopher aravuze ngo nawe yagiye akagashaka akagashyira mu isakoshi. Wambiye papa. Hanyuma duhurira ahantu gutya mu gisimenti nuwo babibwiye. Ndamubwira twariganye kera muri secondaire. Ndagenda ni yazashimwe ati mwishina rya Yesu. Ndavuga ni none ndireba ni mfite abadayimoni se. Ndawe narivuze ngo bona ati ndamubwira nubaye ati pastor ko watuyoboye muri secondaire uri umukozi w'Imana warekeye aho iki pastor rahirimbe mu gisimenti Gerando rahira kudafite inzoka muri ako gasakoshi. Beneda narasetse nangiye kwicara hasi. Mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa ibyo ni bimwe mu byagiye bimuvugwaho, mwagiye mubikurikirana cyane n'ibindi bigiye bitandukana. Bamwe basobanura ko ari amashyari, bamwe baba bamufite bitewe n'igikundiro Imana yamusize, kubera ko Pastor Julienne Kabanda arakunzwe pe, arakunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo kubajyaga bitabira Grace Room Ministries mwarabibonaga ubwitabire bw'abayoboke bahari, cyangwa n'abagenda bakurikirana ibiri kugenda bimwandikwaho. Ubu ngubu muri kubona ko komenti z'abamukunda zirigaragaza kandi nizo ziganje. Tugiye kuvuga ko afite igikundiro, ibyo ngibyo ntago twaba tubeshye. Binasobanurwa ko ari cyo abantu bamuziza, bamwe na bamwe batamukunda, bamuziza igikundiro Imana yamusize. Ibyo byose ntibyatumye adakomeza ubutumwa bwe Imana yamutumye nyine nk'uko we abisobanura. Yakomeje gukora bya bikorwa bigiye bitandukanye byo kugarura abantu ibuntu no gukora ibindi bikorwa bisubiza abandi mwo ubuzima, harimo na rya shuri yashinze hari kuwa 2 tariki 5 Mutarama 2021 arishinga i Kanombe. Ni ishuri cyangwa ni ikigo cy'abana bafite uburwayi bwo mu mutwe, cyane cyane ko ngo harimo n'umwana we wagize icyo kibazo. Nibyo byamuhaye imbaraga zo gushinga icyo kigo afite i Kanombe. Ku itariki 10 z'ukwa 5 2025 n'uyu mwaka turimo, ngira ngo hashize nk'iminsi n'icyumweru kiri hafi kwihirika, nibwo RGB yasohoye itangazo ivuga ko yambuye ubuzima gatozi Grace Room Ministries, itorero ry'uyu muvandimwe Kabanda Julienne. Muri iryo tangazo harimo ibitubahirizwa bigenga amatorero mu Rwanda, ubwo uburyo basengamo cyangwa hari n'ibyo atujuje, niko iryo tangazo ryavugaga. Nibyo rero byatumye ururondogoro rwacitse ku mbuga nkoranyambaga, ariko bisa naho yari yabihanuye, kuko banza wumve aka kantu. Ibinyamakuru bigiye kuvuga pastor bivuge atari uko bishaka kuvuga, ahubwo bagiye kuvugisha. Now media houses will talk and talk not because it's a choice, but because they are going to be held in power to speak about that. Because that's
ngayo nguko murabyumva cyane, ngira ngo aka kavideo nako kateje ururondogoro mu bantu bavuga ati ese ntitwaba turi gukinisha wa mukozi w'Imana uvuga bigasohora, kuko iyi video yasohotse mbere yuko Grassroom Ministries ifungwa. Byaje guteza urujijo mu bantu, rero bamwe bakavuga ati reka nta kuvuga bigasohora, ni bya bindi by'abapasiteri bubu ngubu baba bishakira amafaranga. Abandi bati mubaye muri gukinisha umukozi w'Imana byazagenda bite? Biracyari urujijo mu bantu. Twese dutegereje ko wenda zuzuza ibisabwa na RGB kugira ngo Grassroom Ministries yongere ifungurwe, cyangwa se koko rimwe abanyarwanda bavuga ngo bazategereza nyine isaha y'Imana igereyo ikora ugushaka kwayo. Ibyo ngibyo byose ni ibigenda bivugwa. Turategereje twese igihe Grassroom Ministries izafungurirwa. Gusa icyo twasabira uyu muvandimwe nuko nyine wenda yazuzuza ibisabwa, ubuyobozi nabwo bukareba nyine ko byujujwe, noneho akongera agasengera abantu cyangwa agafasha abantu mu gufashwa mu gusubira mu buzima, cyane ko hari abatanga ubuhamya bavuga ko gusengera muri Grassroom Ministries bibahindurira ubuzima. Ni gute twakanga ibintu bihindurira ubuzima abanyarwanda kandi koko bafite ibihamya? Icyo ngicyo byaba ari intambara cyangwa amahane. Ubwo ni ugutegereza tukareba nyine icyo ubuyobozi RGB izabikoraho, cyangwa nyakubahwa Madamu Julienne Kabanda nawe azabikoraho, niba nyine azuzuza ibyo ngibyo bamusaba. Ubwo ni ugutegereza tukareba.